yagenda agatunarika umugabo akiburira kiriya gitenge, umugabo yamubwira ati ubushobozi ntabwo turabona. Umugore yagenda yahura n'umugabo abimuha, ugasanga irari nyine rimujyanye muri ibyo kubera kutanyurwa n'utwaye. Ntabwo wagera mu rugo ngo utangire ingeso z'ubusambanyi utarazigeze mu bwana bwawe, ahubwo biterwa n'ubuzima wabayemo n'imico wabayemo, ukamwihishamo ukaza uri umugore mwiza. Twongeye gushima Imana umuryango wa Uwiteka TV aka kanya, twongeye gushima Imana kubwo abantu barimo kudukurikirana aka kanya, ndetse dushima Imana n'abantu bari hanze y'u Rwanda, guturuka Amerika kujya muri Aziya, Ubuhinde, Ubufaransa, Canada, Ububiligi, hatuye abanyarwanda batandukanye, ndetse no mu bihugu bya East African, hari Uganda, hakaba Tanzania, Burundi, Congo. Tubashimiye yuko mudukurikirana, ariko ubu ngubu aka kanya tukaba twakiriye umumama uri hano. Ni umumama ushima Imana, ariko hari icyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku kintu gituma abagabo baca inyuma abagore babo. Ubwo tugiye kuganira ku cyaha gituma umuntu agira ubusambanyi. Karibu mama, watwibwira? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Clarisse. Ngewe uko mbyumva, impamvu ituma abagabo baca inyuma abagore babo akenshi na kenshi biterwa no kutanyurwa. Ugasanga umugabo agira irari, ararikira abagore benshi, ntanyurwa n'umugore we. Nkaba mbona ariyo mpamvu ituma baca inyuma abagore babo. Cyangwa se nanone ugasanga hagati mu ngo harimo amakimbirane, umugore ntiyumva umugabo, umugore ntago yuzuza inshingano ze, ugasanga nawe yataye urugo, hari inshingano atuzuza bigatuma umugabo we amuca inyuma. Urakoze cyane, ariko hari ikintu ndimo kwibaza. Wambwira, ushobora kuba uri umugore se cyangwa se uri umukobwa cyangwa uteganya kubaka, ariko baka kandi ndimo ndakubaza, nayahe makosa ushobora kubona ku mugabo ukamenya ko yaguciye inyuma se, cyangwa ukamenya yuko hari undi mugore se bisigaye afite ku ruhande? Ushobora kumbwirira amakosa 2 cyangwa 3. Ikosa rya mbere ni igihe umugabo atuzuza inshingano mu rugo rwe. Ugasanga ufite abana, ntashobora guhahira abana, ntashobora kubaha keya, ntashobora kubagurira imyenda, ntashobora kubitaho. Ugasanga abana ntibiga, ugasanga ni ikibazo. Ugasanga urugo rwawe niba mufite ibyo mukora, ugasanga aho gutera imbere muragenda musubira inyuma. Ibyo ngibyo bishobora kukwereka ko umugabo wawe aguca inyuma, cyangwa se nawe ntakwiteho kandi ubona hari ubushobozi afite bwo kuba yakwitaho. Ibyo rero nabyo ushobora gutekereza, se umugabo wanjye ni he hajya, bigenda gute, ese umutungo dufite awujyana he ko tudatera imbere? Bigatuma utangira gushakisha kugira ngo umenye ko umugabo wawe hari izindi nzira acamo zitari nziza zo kuguca inyuma. Mbibutse yuko muracyari gukurikirana Uwiteka TV, ndetse mbashishikarize gukanda kuri subscriber, mukande kuri like, mukande kuri share, mukande kuri comment, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku isi hose. Aka kanya ndacyari kumwe n'uno mudamu cyane mukunganiza kandi ambwiye amagambo meza, ariko aka kanya ndacyari mu kwibaza. Reka ngaruke, nkawe w'umugore, nayahe makosa ushobora gukora umugabo agatangira kugukuraho amaboko, kandi mwaratangira mwitana basheri ishushu, mwaratangiranye ubona ibintu bimeze neza, kandi urugo rwanyu ari urw'abakristo? Ushobora kubimbwira? Aho ngaho ngiye uko mbyumva, umugore ashobora gusuzugura umugabo, cyangwa se uko batangiranye bashakanye siko bakomeje. Niba naraje mu rugo ngukunze nguha keya, ya keya naguhaga igatangira kugabanuka, ugasanga nyine umugabo nyine ntangiye kumuca inyuma, ukamusuzugura, ukamugira igicucu mu rugo, kandi inshingano zose yajujuje, ukabona ko nta kintu kimaze mu rugo. Kandi umugabo agufitiye akamaro,
wowe ukamusuzugura ukajya mu bigare by'abanywi b'inzoga ukagira ute ukaza wasuzuguye umugabo ukamuca amazi, icyo gihe urugo rwanyu ntabwo rushobora gutera imbere haba na gato. Niho karande y'ubusambanyi turuka. Ariko ndacyarimo kwibaza, uba waravuye iwanyu yaraje kugusaba no kugukwa nawe akava iwabo kandi abakwizeye, ubu wahita utekereza guhita usambana ako kanya cyangwa nibiba byarakubayemo? Oya, ntago ni ibyo uba warakuriyemo. Ntago wagera mu rugo ngo utangire ingeso z'ubusambanyi utarazigeze mu bwana bwawe, ahubwo biterwa n'ubuzima wabayemo n'imico wabayemo, ukamwihishamo ukaza uri umugore mwiza, nyuma ugatangira kubura za ngeso wakoraga ukiri mu bigare by'abandi bantu mu miziki. Ese ndagira ngo nkubaze ndimo ndaseka, ubundi kiriya cyaha cy'ubusambanyi umuntu ajya kugikora hari icyo yabuze, hari ikintu waba warigeze uri wawe cyangwa hari inshuti zawe zijya zikuganiriza? Akenshi ku ba mama hari igihe avuga ati ntanyurwe n'uko ameze, ntanyurwe n'ibyo umugabo amuhaye. Yagenda yabona mugenzi we yakenyeye igitenge cyiza ati nanjye kiriya gitenge ndagishaka. Yagenda agatunarika umugabo ati kiriya gitenge, umugabo yamubwira ati ubushobozi ntabwo turabona. Umugore yagenda yahura n'umugabo abimuha, ugasanga irari nyine rimujyanye muri ibyo kubera kutanyurwa n'utwaye. Icyo turimo kuvuga ni kuri cya cyaha cya karande cy'ubusambanyi mu muryango no kutavugisha ukuri. Kandi ikintu kimwe, wa mugabo we cyangwa se musore cyangwa se wa mugore cyangwa inkumi, ndagusaba kuvugisha ukuri kugira ngo urugo rwubake. Wa mugabo we ndagusaba kuvugisha kugira ngo urugo rwawe rwubakwe, kandi ugerageze kubaha Uwiteka, wubaha Uwiteka, ugire amavi asukuma, ugire ya maboko atenemutse, ugire ya maso areba kure, kugira ngo Uwiteka kubakira iki? Urugo rukomeye. Imana igirinda ingo zabanye kandi zikabana neza. Imana igirinda izubake, bubake ku musenyi, yanzu bitwarwa n'imvura, yanzu bitwarwa n'umuyaga mu izina rya Yesu. Ariko turacyabibutsa yuko ari kubaha Uwiteka TV. Uri umuntu w'umumemba, waduhereza subscriber, waduhereza share, waduhereza like, waduhereza comment. Ibyo byadushimisha mu izina rya, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryaguke mu izina rya Yesu. Kuko iri jambo ry'Imana turivugira ku buntu, nta mafaranga dutanga, kuko Imana yo mu ijuru yatumye umukozi w'Imana kuri uno musozi kugira ngo azabwirize ubutumwa bwiza, abantu bahinduke. Uyu musozi umuntu wunziho aza amateka nakoze, ariko Imana yo mu ijuru yangiriye neza, yangize igikoresho cy'Imana. Amina. Urakoze cyane mubyeyi w'Imana, urakoze kutuganiriza. Ariko nongere mbibutse yuko warimo kubagezaho iki kiganiro cy'icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se karande y'ubusambanyi. Ni Nigene Emmanuel, nk'uko musanzwe mubizi, muri studio ya Kubaha Uwiteka TV. Nongere mbibutse gukanda subscriber, nongere mbibutse gukanda like, share na comment. Muraba mutejeje umurimo w'Imana imbere. Imana yo mu ijuru ibagurire imbago nyinshi cyane. Ari wo ukorera ubucuruzi kuri uno musozi, ikwagure mu izina rya Yesu. Imana ikurinde inyatsi yo guhomba mu izina rya Yesu. Amina. Imana ikurinde inyatsi yo kutishyurira abana bawe mu izina rya Yesu. Amina. Imana ikurinde Abafilisitiya n'abanyamahanga baje kuguhombya mu izina rya Yesu. Amina. Murakoze kudukurikirana. Yari Nigene Emmanuel.